turawiteguye kandi twizeye n'intsinzi. hari abafana by'umwihariko n'igikundiro biyita Murera bakunda ikipe yabo kuva kera cyane kugeza aka kanya. Turi kumwe na Salisa ni ambasaderi wa abafana ba Rayon Sport mu karere ka Rubavu. Witeguye uyu mukino ko Rutsiro yakaniye cyane mu nkanjye Salisa nibisanzwe Rutsiro ikipe yose igiye guhana Rayon Sport turabizi neza. Ikipe yose igiye guhana Rayon Sport turabizi ko Rayon Sport amakipe yose abara bakeba kubera ko ikipe zose zitegura Rayon Sport kurusha zitegura andi makipe yose kubera ko Rayon Sport ni kimaranzara nk'aba bafana uri kubona hano ni uko bagiye gukina n'ikipe Rayon Sport kubera ko amakipe yose ava kagera yitegura Rayon Sport ni go rugamba durana bwo kuko abara makeba. Niyo mpamvu twebwe ikiba kiturajishinga ni ugutsinda gusa kandi ndagira ngo mubwize ukuri n'wavuze ngo ni ikipe itari mu byiza ndamubwiza ukuri ni yandi ya Jean Fidel. Ubu Rayon Sport bashije mu moko yacu ibyo bita ngo ni ikipe yacu yagatse mu moko yacu kandi araza ko uyu munsi dutangira dutsinda Rutsiro ibitego 4. Ikipe ya Rayon Sport yose kubona amanota 3 kuri Gasogi niyo yari ya mbere ariko kuri stade Amahoro kuri stade Umuganda uyu munsi ku isaha 9 Rutsiro yakira Rayon Sport. Nkunda match waraye mu karere ka Rubavu wagize show waryohewe ntabwo ufite uyu munsi. Tuzayirwanirira abakoboroba cyangwa se joro ryose na Rayon yacu tuzayirwanira abakumanywa nijoro tuzayirwanira mu mvura y'amahindu tuzayirwanira abakumugoroba cyangwa se joro ryose. Urakoze cyane urakoze waya sereka reka rero murakoze cyane nitwa Nkunda Match wa Kirindinyo ndi hano mu uko abantu barimo kumvugira mu buvuto ariko nyine hano mu karere ka Rubavu dutsinda igitego bazinya amatara ako nakantu ihari hano mu karere ka Rubavu Nyamasheke ndabivuze. Turi kumwe kandi na Nyamasheke ubwo muheruka hano kuri stade Umuganda mucyana Rutsiro mwayitsinze ibitego 2 ku busa ariko Rutsiriti hari igitego kimwe batwibye biri mu byatumye tunamanuka mu cyiciro cya kabiri. Uyu munsi Rayon bivuga ko idafite ubushobozi buhagije abakinnyi nabo bataratangira kwigaragaza. Ni ikihe cyizere nk'abakunzi ba Rayon Sport mufite cyo gutsinda uyu munsi? Ntago ntekereje ntago nubishe icyo ushatse kuvuga ngo gudafite ubushobozi bisubiremo gudafite ubushobozi Rayon Sport harabayoboye dutekereza ko nubundi twifuza ko Minisitiri wa Siporo Perezida w'igihugu ntabwo dukeneye intumwa ntabwo dukeneye abongera kudutumaho twitorere twandika udupapuro. Reka muce mu ijambo Nyamasheke no kuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport muri kano kanya kuba igiye gukina n'ikipe ya Rutsiro iri ku mwanya wa kabiri cyangwa wa mbere niba ntibeshyeho gatoya. Yes nta kibazo. Ikipe ya Rayon Sport muri kano kanya ifite ubushobozi bwo gutsinda ikipe ya Rutsiro ko ifite squad nziza ifite abakinyi bashoboye nka Haruna Musamajari wabonye ko utuntu tutubazo bari bafite ubu ngubu tumeze neza badama Bagayogo muri attaque ibintu bimeze neza ndetse n'ikintu bijyanye na gapurime ibintu urabona ko biri ku murongo. Nukuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport muri kano kanye kuba twaratakaje imikino 2 tukabona rimwe ku mikino 2 tukabona amanota 2 ntago ari gitangaza kubera ko ushobora gutangira nabi ugasoza umeze neza. Nukuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport muri kano kanya turi hano i Rubavu nukuvuga ngo aka kanya ikipe ya Rayon Sport ifite ubushobozi. Niba mwabibonye kuba nge Nkunda Match ndetse n'abandi bafana bagiye batandukanye hano i Rubavu kuba baje hano twiteguriye kuba dushyigikira ikipe yacu kugira ngo dukire amanota 3 ndetse n'ibindi byose bishoboka. Kwisigira muravyumva neza Kwisigira ndagira nkubwire ko ikipe ya Rutsiro yakubiwe 2 kuri prime kuko basanzwe bafata 25,000 kuri match ganye. Ubu ngubu rero bakubiwe 2 bivuze ko bagomba guhabwa 50,000 ariko n'akarere na President Ernest yaraye baganirije basuye aho bari gukorera lokale mu mujyi kugira ngo nibura baze kubona amanota 3 y'uyu munsi ku ikipe nka Rayon Sport bakomeze kugira icyizere cyo kuyobora urutonde rwa champion. Hanyuma nahise cyo mubaza ni vibe muri uwo mujyi abantu barabibona kuko haje amakipe 2 akunzwe kurenza ndi mu Rwanda barabibona iyo vibe yo movement murayibona i Rubavu abantu barabibona ko hari ikintu cyahindutse.
byahindutse cyane kuko abenshi babibonye nijoro ubwo umuhanda nibura washizemo abantu hafi nko mu masaa 10 zo mu rukerera. Abantu benshi baraye inaha baturutse mu duce dutandukanye, baturutse i Kigali, Rubavu, Rutsiro, Karongi ndetse n'abaturutse hanze. Abo bose banyotewe cyane no kongera kubona amakipe y'ubukombe by'umwihariko Rayon Sports ndetse na APR Football Club azakirira mu karere ka Rubavu ku munsi wa gatandatu no ku cyumweru. Ikindi kandi nanone nuko abantu baramukiye mu muganda, ariko mu kanya gato saa 5 bose batangira kuvayo berekeze kuri stade Umuganda. Urakoze cyane Naisa. Ubwo weekend nziza ku bakunzi ba Rayon Sports na APR ndetse n'abakunzi ba Rutsiro n'ikipe ya Etincelle n'abakunzi ba Ruhago bose muri rusange. Wakoze cyane kwa natwe. Murakoze namwe. Ibindi ni kuri Radio Rwanda ku isaha ya saa 9 rwose tubagezaho match baba biryoshye cyane. Olivier, Rutsiro Rayon Sports yeruka kubona amanota 3 itsinda Gasogi United igitego 1-0. Abagabo bo muri Rayon Sports barahagurutse bari barayivuyemo, ariko ubu ngubu bongeye kugaruka muri ekipe kuyimotiva n'uyu mukino ngo numwe mu yo bateguye. Rutsiro tubona yatangiye shampiyona imeze neza ko Rutsiro yihagazeho cyane. Ubona itsinda amakipe nka za Bugesera nimwe makipe yatangiye neza shampiyona, ifite umutoza Gatera Musa, ifite abakinnyi benshi cyane bamenyere shampiyona y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. N'umukino ubona gute Rayon Sports ifite irihe jambo kuri iyi match? Rayon Sports ifite ijambo riremereye kuko niyo kipe ifite navuga izina muri shampiyona y'u Rwanda kugeza uyu munsi. Usibye ibyo bibazo byo kuba yaratangiye nabi shampiyona mu mikino baheruka gukina, kuko batangiye banganya imikino 2 yaba Marine n'Amagaju, ndetse baza gutsinda ikipe ya Gasogi United umukino uheruka. Bari muri iyo mood yo kuba barabonye amanota 3 none yateguwe nabo ngabo wavugaga yaba Imena na Special Force bagarutse. N'uyu mukino bawuteguye prime bayibahera muri vestiaire batawa prime ako kanya bahita bayigabana bakayicyura. Bari gutegura rero kugira ngo byibuze Rayon Sports bageze ku munsi w'amatora mu kwezi gutaha ihagaze neza, kuko bazi ko umuperezida wese nabo ubwabo niyo wenda bagirirwa amahirwe yo kongera kugira uyobora Rayon Sports akaza asanga itari mu bihe byiza byo gutsinda, biragoye ko ayobora mu buryo bworoshye. Rero bari kwitegura, ariko narebye nsubiza n'amaso inyuma nsanga mu mikino iheruka Rutsiro, umukino uheruka kubahuza Rutsiro yakira Rayon Sports yatsinzwe ibitego 2, ababitsinze yaba Ojera ndetse na Eseno ntabagihari. Ubona ko imikino ya Rayon Sports uyu mwaka yarahindutse, ariko mu mibare urebye Rayon Sports ni ifite imibare myiza, irayivugira mu mikino 8. Rayon Sports yatsinze imikino 4 banganya 3, Rutsiro itsinda umukino umwe wonyine. Bivuze ngo rero Rutsiro ntabwo ari ikipe ya Rayon Sports nkuko tuza kubireba kuri Etincelle. Ko Etincelle moze burya ikipe iyo mu mikino 16 iheruka utaratsinda mu mukino n'umwe, iyo kipe burya kwivuga ko yagutsinda anytime yaba yanagutsinda ibi bishobora. Ariko nka Rayon Sports ubona ko igira resulta nziza kuri Rutsiro. Rero nkurikije uburyo Rayon Sports ihagaze, abakinnyi amanukanye, nubwo Rutsiro ifite home advantage kandi imeze neza, amanota 7 ifite, yaratsinze mu mukino wa Bugesera, ntabwo ari bibi. Bakanganya na AS Kigali away i Kigali, noneho bari mu rugo, birashoboka ko babona imbaraga zo kurwana n'ikipe ya Rayon Sports. Ariko amahirwe menshi ari kuri Rayon Sports mu gihe cyose umutoza Robertinho kwizigira. Iyo tuvuga ngo amahirwe ava mu kibuga, kuko umutoza uko apanga abakinnyi. Ubushize twabonye kugira ngo Rayon Sports itsinde Gasogi byasabye ko Gasogi nyine umutoza Chemas akora ikosa ryo gukuramo umumediateri ashyiramo umwataka. Rayon Sports profit icyo cyuho, ariko Rayon Sports ikina nabi. Niba moze niba ikipe ibonye ikarita itukura ku munota wa 60 usigaje indi minota hafi 30 yo gukina, ahubwo noneho tempo y'umukino wari uriho ugahita usubira hasi muri yaba muri animation y'umukino, yaba muri possession ndetse na pressing, ukabona ko bise bisubira hasi, ahubwo ikipe irimo irakina nabi. Kandi equipe adversaire yabonye ikarita itukura yase bingaragariza ko Robertinho afite akazi gakomeye. Ariko bakubwira ko abakinnyi be ari 11 ari bariya bazabanza mwizamu ni Kandime, defense ni Omar Nying ndetse na Aimable, ku ruhande ni Omborenga, urundi ni Hakim. Wajya mu kibuga hagati na nubu ntaramenya ngo ese nzakinisha babiri, akoresha Majari wagakoresha na Safe, ariko ntaramenya ese ndakoresha Richard, kuko Richard yagiye mubona ko
ntabwo ari guhuzana amajariwa cyane. Richard buriya ni umukinnyi ukina ajya imbere. Yego mu gihe Sefu yabaga ari holding midfield abahagazemo hagati byarafashaga kuko Gasogi yari ifite defense, yari ifite mediane ikomeye kugira ngo managing buriya Theodore Maripangu iminota 30-45 mujye kuruhuka bakurasa igitego babona amahirwe byari byo, ariko guhindura Richard aramuzana ubona ko imbere yaba Basane yaba ku ruhande rwa Haji ubona ko ntabwo nyene ari baba winga bashamburiye. Robert Nyora afite kureba ese ntajya nkoresha nabakoresha ariko ndabakoresha iminota ingahe kuko nka Haji Deliverance we yari iri hasi. Nukuvuga ngo gutanga ibyo umuntu abona nk'umuwinga iminota 90 kugira ngo avuga ati umuwinga kabisa yaduhaye byose biragoye, ariko Basane araderanja arimo bavuga bati twajya dutekereza ko wenda power play ushobora kumuhengeka kandi ufite na Bagayogo mu gihe wenda Charles Barre yaba afite undi muntu wamukina inyuma ashobora kuba yabona ibitego kuko bura Charles Barre araderanja ariko umuntu watsinda ibitego byinshi hakenewe undi muntu w'umufinisha. Nganye rero yaranasigaye niwe muntu bari bategereje ibyo bisubizo ntawe uhari. Rayon Sport rero ubona ko ikibazo kiri navuga mu guhuza kw'abakinnyi, ariko Rayon Sport imbere ya Rutsiro ibifite amahirwe. Rutsiro rero ikagire ya home advantage, iyo prime babashyiriyeho nuko bari mu bihe byabo byiza ko nabonye kuri Twitter bishongora cyane bavuga ati none tuzajya tuvuga ko twabaye abambere muri champion. Yego babaye abambere muri champion. Hanyuma undi mukino witezwe i Rubavu nugomba guhuza ikipe ya APR na Etincelle. APR twayibonye mu marushanwa nyafrika, twayibonye isezererwa ariko yarabanje kwitwara neza isezerera ikipe ya Azam. Uyu munsi iraba ari we mukino wayo wa mbere muri championnat. Amakipe n'iriya APR twabonye ifite iriya display. Etincelle ntiri buhure n'akazi katoroshye ku munsi. Etincelle bakoze imyitozo kuva ku wa kane, bari bamaze igihe badakora imyitozo kuko buri Etincelle ntabwo ihagaze neza nyuma yo gutsindwa muri derby ya Rubavu. Baraje banganya na polisi, ariko kuva icyo gihe batavuga ngo ntabwo twongera gukora imyitozo tutarahembwa shara yacu. Nahise rero ku wa kane atubwira ko bakoze imyitozo ubwo ni ku wa kane, ku wa gatanu uyu munsi bategura match y'ejo. Imyitozo y'iminsi 3 ekipe ivuye mu mikino nyafrika mu buryo wabonaga ko buri hejuru APR uburyo yakinaga mu mikino na Pyramide ibiri yombi bakinnye wabonaga ko bakinaga umupira ku rwego wenda navuga nyine ntabwo ari urwa Pyramide ariko urabona ku rwego rwa Afrika birajya kuza. Mu Rwanda rero basanzwe batwara nabo ibikombe baye bitanu bikurikiranya